ibaze ko mu mutwe wanjye hakirimo ngo soja muri butini serere niyo nzira twe tudatinya. byari ibirori bidasanzwe koko, ari ibyishimo kuri benshi ubwo twumvaga ngo nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko, Imana ibimfashemo. niki wabwira umukuru w'igihugu nyuma y'ibi? Concretation kuri Excellence Paul Kagame wacu dukunda nk'urubyiruko, Charlotte. maze bidatinze aza gushyiraho minisitiri w'intebe. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu aza gushyiraho abagize guverinoma. Nuko ubwo ku munsi wo kuwa gatatu yakiraga indahiro ya minisitiri w'intebe ndetse n'abadepite. mu ijambo yabagejejeho tugiye kumva twumva ngo ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. none nyuma ya bya bindi wari wavuze ubyakiriye gute nyakubahwa pasita? Yewe perezida yafashe pozisiyo, reka nkubwize ukuri, ibyo ndabizi abantu benshi baravuga n'ubundi bariya ngo ni abantu b'inkoma amashyi. Rwose yewe unyise inkoma amashyi ukanyita amazina ntibinkuraho kuba mfite conviction zanjye. Nge nemera yuko nibura umukristo, Bibiliya yambwira ngo umukristo wiyubaha agomba kubaha ubuyobozi bw'igihugu cye. harya twibutse urugendo rwawe mu muziki rwari rumeze gute? urugendo rwanjye rw'umuziki twagiye tugira se ibibazo, twagiye mu muhanda w'igitaka, noneho n'imodoka twari dutwaye yari ishaje by'insazi. ni ibibazo ariko dufite esanse. muri kunywa irihe tabi ba? muri itabi rya siporo muri kurivanga n'amamesa na mazutu n'iki ko mbona zavuyeho walayi zavuyeho. noneho ubu ngubu twagiye no mu igaraje, ubu twicaye hano, imodoka barayongeye bayikubita icyangwe, esanse irahari, umuhanda noneho imihanda ebana ikaburimbo, ubu ngubu ni ugufatiraho ebana ikirenge ku itapi. ubu se Andi, urugendo rwa Rusine wowe waruvugaho nk'iki? hari umuyobozi wigeze kuvuga ibintu bituma yegura. kubw'impamvu z'umutekano wawe urifashe. ifashe ariko ngo hari utuntu ngo yavuze ngo hari utuntu ngo bigoye cyane gutwara mu ngorofani. Igicaye n'indaha rero. urashaka ko negura? ntabwo ngiye kwegura rero nanga. akaza sheja rero nawe. nabonye noneho igisirikare cy'u Rwanda cyashyize hanze itangazo babandi bifuza kujya mu mutwe w'inkeragutabara kandi badahagaritse akazi kabo basanzwe bakora. harya ubwo abazawujyamo bazaba bari hagati y'imyaka ingahe? inkeragutabara bitabazwa mu bikorwa bya gisirikare, abo twita operational reserve, aba ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18
na 25 y'amavuko. Aba batoranywa mu muryango nyarwanda bagatozwa mu gihe cy'amezi 6, bakaba bakwifashishwa bibaye ngombwa mu kongerera no kunganira ubushobozi n'ubumenyi bw'abasirikare b'u Rwanda basanzwe mu kazi kabo ka buri munsi. None se Busha, urumva uri tayari? Murakoze, harya rumbaje ngo urumva uri tayari? Nishiwe abanyarwanda bose zazana imbyino ziganje. Eregani niba bimaze iminsi biri kuri iyi mihanda harya kuwa gatatu imodoka imara kugonga watekereje iki cya mbere? Nahise mvuga ati ubu koko mwakagira imana mwe imodoka inyishe shampiyona zitangiye. Ariko mbonye ndapfa ndavuga ati imana ishimwe, rero nabwiye muganga tusemuga ati byashoboka ko wandura mwareka mwitahira ko ejo hari match Arsenal na Crystal Palace nkajya kwirebera match. Kawaje kuyibwaka yaguze yarokise neza. Cyangwa nzova mujyane Sodoma. nga rwarutabura se noneho yari yabaye ngambwe ko yabana ntwaye bino bintu byo kugenda turyagagura nk'umuntu bw'ubushete ku muhanda ebana kugambwe ati bya bintu sizanye kujya nyigira wenda n'inyama z'umugozi nta kibazo, ariko ahandi ebana wapi bimaze kubishuya kabiri nabwo byamfashe twagiye Nyanza ngiye twakinaga Butare tugeze Nyanza ngaho ubushete zazo ku muhanda ahubwo ngambwe abantu bagiye bagenda bazerera ya dogiteri yambwiye ngo ibana imba ngo nimba nari ibintu bituje ubuzanenge bibaye na ngombwa nazo yose ko narimbaye nabyimbye no mu bose nabyimbyano hose ko mbona bitoroshye Kenisi. Abantu buhoro bazajya babibona. Nje narababwiye ko football ntabwo ari nk'imibonano mpuzabitsina umuntu akora yihisha. Gute se kurura umunwa turebe ngwino dusomane nivuga hari ubuzande kw'izina rya Yesu utanera ikintu. Tukiraho ngaho Rusine Rudasinda yagize gutya barabisoje asaba Irene wiwe ko yamubera umukunzi. Ahaga ikibazo gisigara ari kimwe, yibaza ati ye gusuzuguza Hostima na Jado batange nandi so bazanyambarira abasore bakwambarira Hostina azanyambarira bazinjira bagira ngo ni abasaza baje kugusabira abasore bakwambarira. Nabonye na Miss Rwanda 2012 Kayibanda Mutesi Aurore byaramaze gushyirwa akadomo, we na Jacques wiwe kuri ubu ngubu barabana byemewe n'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Yewe na Savio vuba na Trish, aba bantu mbazi kera nyiri umwana. Urebye nabi nagusibagura nka kwecesha inkoni. Ikushiri nibi umaze gukora uburayi uratwite wanza abagabo bazima. Mu gihe Papa Sava we yabazaga ati aha narindi ni hehe, ubona azashaka umeze ute? Usefiki Ewe nibiri kuri iyi mihanda bimaze icyumweru cyose, nuko nguko rero icyitwa itiku tayimu reka tukinjire sasa. Byifashe gute? uravuga ngo barebe ngo Brian banza wirebe isura yarakobanye umeze ngo urahita ugimageragere direct kuko dufite abana b'abakobwa wangije uba promising ubukwe wabwira ngo uzabarongora. Sinananutse ariko nubwo nananutse
uraho ngaho wazanye twa Marie Jose twa Marie Claire twaraje kubera narababwiye ngo dufite amazina ngo banagufungisha umuntu wafashije yarakubwiye ngo azagufungisha kumbe nawe yabavuze umurababara none abonye yazanye na Egisiho wa Briane we zubu muvandimwe byifashe gute nkunda ko mwana byise ngo ni imihanda n'ubundi njya mbivuga kenshi nkabwira ariko burya nta muhanda utagira abasazi kandi nababwiye ko ni gutya nta mihanda itagira abasazi rero iyo ukabona abasazi ku mihanda ukabakurikira we ntushobora no gutandukanya umusazi n'umuntu muzima ewe reka mbe mbivuyeho nabonye Zebeni na Karumba barongeye barasubirana mu gihe ahandi byashyushye harya Kevin Kade ubundi Karumba ni umugabo umeze gute nabonye personality ya Gaye mbona uko ateye n'umuntu ukunda bino bintu dukora n'umuntu utitaye ngo ku kuboko kuzamwishyura nyuma y'ibintu ari gukora so yizera yuko we icyo ashinzwe gukora like ni messenger wo kugira ngo abanyarwanda bishime biri non profit bamwe bati ngo nyuma y'iyi foto ngo nuko Merodamese eregani n'ibimaze iminsi biri kuri iyi mihanda amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus kora subscribe aho munsi like share na comment